wihindukira uvuga ngo yagongo nakaraya ngo yagongo yamfashe ku ngufu ngo yagongo yagize gute so umusore se nta maraso y'umusore afite hasoni namwe abakobwa muba mwabigize mu ubwenge buke aka kantu ibintu bavuga nibyo nubwo numva ashaka kuba yarabirakariyemo arega kuza gufata umusore nk'uri ukavuga ngo yagusambanyije ngo yakwimye kinini cya 5 wakigura iryo bango karimira urukuza gutangaza ibiki ko atari ibitaramo ngo uri gutangaza abantu ngo barangira ibitaramo urumva izo nkuru z'amazimwe n'amatiku mwagiranye abantu barazikora nk'iki ko batazagenda ngo bamufate ngo bamufunge ku ngufu bamuhondagure ngo yago yakosheje ngiye bona tumiye ku ruhande rwa Debeni kuko Pamela sindamubona n'umusino yego ubwo rero umunsi bajya gusabana narindi gukora indirimbo nirwari yangiripe rwose ngiye bareke mba amakuru be kujya bavuga ibihuha bareke bihera amakuru rwose Valentina ntago nigeze ndira mana ndi ku ruhande rwa manager Debeni ntago Pamela ndamubona umunsi bajya gusaba twiriwe muri studio nta kibazo ariko rwose nk'umuntu wa mu cyaro utazi iminsi numvaga nkeneye kumubona ubwo rero ntago wamubonye se mu mashusho nzamubona yashingiwe kuri YouTube ho ndamubona ubukwe bwabo nimbora burebye kuri YouTube wabonye bwari bumeze bute umva mana ni bwiza niba Ben avuga ati ko yewe ati no Bruce Melody yagiye ati yo ati nanjye mba nagiye akarira urabona nanjye Valentina nzajya kumenya ibibazo bya Debeni na Bruce Melody mvuga ngo none ushatse kuvuga ko bimwe mu biriza Debeni harimo no kubona Bruce Melody yamusize none se kubera icyo atarira kuba bari kumwe mu rugero rumwe mu kibuga kucyataba barangwagira gasha nta muntu uburi shari nimukajye mumbe oya vavangira genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane, nizere ko muri gusoza umwaka mumeze neza cyane. Nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho dukomeza urugendo rwacu. Umwaka mushya muhire na noheri nziza ku bantu twabanye mu rugendo. Nizere ko muri kusoza neza kandi n'umwaka mufite ingamba nshya z'umwaka 2024. Vava Amen. Umeze neza? Meze neza ndashimira Yesu na se. Akantu ka Yesu na se noneho ntago nari ngaherutse. Ijuru ryubahwe cyane. Hirya hari undi mushiki wacu n'ubwa mbere tumwakiriye. Munawe ni mtoto wa Nyamasheke. Umeze neza mushiki wacu? Meze fresh. Amazina ninde? Amazina ni niyo dusenga fina. Nawe ni Nyamasheke. Nawe uri w'inyamasheke? Umushi oje. Uri umushikazi ntago uri umweje. Ahagana he? Ara ku kinini. Kura muri nete abantu babanze bakurebe neza ariko. Babanze barebe umwana w'inyamasheke. Muri yatuma batambona. Ku kinini ubwo hariya ni hafi no abantu bari inyamasheke turabasuhuje. By'umwihariko reka nze mvuga hano nibuka ariko ni no mu rugo nanjye inyamasheke meya wacu mushya meya mushya baduhaye turamusuhuje cyane ari ubundi se yitwa dusuhuje abantu bari Ishangi mu Bushenge Kagano Ruharambuga turabasuhuje cyane Gihombo Kanjongo Cyazo Macuba turabasuhuje ni Rusizi ariko se abantu buriya tuvuze ngo iyo tuvuze Nyamasheke ubundi babiri kumwe na Rusizi ni Cyangugu Rusizi nawe ni Cyangugu reka tubasuhuze cyane abantu bamenyereye ko abantu b'inyamasheke bajya baza muri social media bafite udukoryo uyu mukobwa nawe n'uw'inyamasheke simbizi nimbashe nka Fabrice nimbashe nka Vava nimbashe nka abantu b'inyamasheke bose bazana udukoryo buriya kugira ubone umuntu w'inyamasheke udafite agakoryo twagiye tubona abantu benshi bagenda baza twagiye tubona ba honorable ba Moriki aza abantu bose bagatangara twagiye tubona hari n'undi mwana uririmba bita Tonalite nawe yaje muri social media nawe yarihinduye umusazi ko numva ari wabo udukoryo inyamasheke ni wabo udukoryo cyane
abaho abakobwa baho ebana ngo udafite ikimasa oya se kandi kugira ngo urongorwe oya bava kako kantu hita ukareba abadafite ibimasa none ntabwo umukobwa udafite ikimasa babonye barahinze ibyayi bagira ngo amafaranga turafite amafaranga ntababifite nyine bava umeze neza ntabwo twari duherutse kuganira ari umuntu umbwiye mu kanya kwa turi kuvuga no hanze ngo narababaye ngira ngo mbere twifuriza Ben n'umufasha we Pamela urugo ruhire Imana ibamugisha ryavuga ngo ni felicitation wa gatandatu hazashya harya so bazashya felicitation ubu ni umugore n'umugabo imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'imiryango ko Ben yaramuhawe yego imbere y'Imana nibyo bisigaye nta kintu bemerewe nta kintu bemerewe umuryango wamuhaye umugore amategeko yaramumwemereye gahunda yo mu buriri wapi nta kintu ubu yakora Imana yamu ubu Ben nta kintu yakora ariko se Sando hamwe na marene wangerayira shaba bifasha bakora ikiganiro ngo nararize we ngo nararize ngo jewe ngo umunsi Ben ngo ajya gusaba ngo nararize oya siniriwe muri studio ndi gukora indirimbo n'ukuri nkarira baramubeshyesha ari umuntu wo hanze umpamagaye arambwira ngo abantu bose bababaye ngo kubera ikivava atatashye ubukwe ariko njyewe uribuka ko muyoboke ubundi inuze nge yantumiye muri reception muri dote nini yo kwa Pamela Dayeri kandi ngiye nihere n'abantu amakuru njyewe natumiye ku ruhande rwa Deben kuko Pamela sindamubona n'umusino ntago musire ubwo rero umunsi bajya gusaba narindi gukora indirimbo nirwari ya gripe rwose ngiye bareke mba amakuru be kujya bavuga ibihuha bareke mbihera amakuru rwose Valentina ntago nigeze ndira mana ndi ku ruhande rwa manager Deben ntago Pamela ndamubona umunsi bajya gusaba twiriwe muri studio nta kibazo ariko rwose nk'umuntu wo mu cyaro utazi iminsi numvaga nkeneye kumubona ubwo rero ntago wamubonye se mu mashusho nzamubona yashingiwe kuri YouTube ho ndamubona ubukwe bwabo nimbora burebye kuri YouTube wabonye bwari bumeze bute umva mana ni bwiza ni bwiza ariko harimo akavuyo kenshi kuko bafataga Ben bakamwaka mikoro bagahita bayimushikuza ariko bava nawe rwose bakajya kuririmba ngiye nakunze indirimbo mama Ben yaririmbye ivuga ngo Yesu ndagukunda rwose ndakwihaye inge sambi zose nzuko zingana niwa mukiza wanje fasha nkuyoboke ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungu iyo ndirimbo se ni y'Imana amen yego ni indirimbo y'Imana mama wa Ben ni umupasiteri rega mwaramukunze mana arapfukama ariko mana njye Yesu namubanye mu bukwe bwa Ben oya Yesu yarahari yaraje yarari mu bantu bari kurebera ubukwe bakunda abantu babahagaze nyine bifashe nk'aho cyubahiro babandi bareberera nawe nimwe yaraje oya Deben Imana yabakoreye ubukwe asha nukuri inshuti yawe yari nziza cyane wow byagenze neza cyane nyuma yaho Ben yanasize yaramaze imyaka inadasora indirimbo nyiranga abanyarwanda bari bakumbuye kongera kumubona ariko Deben yakoreye indirimbo bita ni Forever yakoreye umugore we indirimbo nziza cyane nabonye amashusho yayo baragiye icyangugu muri Nyungwe oya mu Gisakura Nyamasheke icyangugu iwacu bagezeyo icyayi bayikoreye mu cyayi ugisohoka Nyungwe ubwo rero nanjye mba ndifashe ndayikoze nawe ubu ugiye muri studio ubakoreye indirimbo ni njyewe ari kubura kubifuriza indirimbo Vava yakoreye Ben na Pamela yasohotse abonye atari nziza nziza cyane rwose nibagende bayirebe irandirimbo ese Vava hari nk'umuntu uvuga ati akora Vava nawe aripendekeza kuki yakoreye Ben na Pamela indirimbo ariko nipendekeje ngomba no kwipendekeza nukuri ko Imana nabivuga bivuge ngomba no kwipendekeza
iyi ndirimbo Ben arayirebye ayirebe pe ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo ayirebe harahiye ngiye kuyimwoherereza umuntu ukoreye umuryango ukunda indirimbo y'ubukwe waba wipendekeje we ese Ben na Pamela uwabakundiye iki njyewe kuva mu bwana bwanjye pe njye nabonaga Pamela baje kwiyamamaza ba Josiane bose mu bakobwa bose bari ba Miss Rwanda nakunze Josiane nande na Pamela kandi njye nshimiye Pamela cyane pe urumva abakobwa bamaze gusabwa bishyira hejuru bakica kuri ba bandi bagenzi babo basigaye cyangwa bakiri hasi ariko kubera tumye Josiane Imana izamumugisha byeretse abantu benshi ko aca bugufi yarakoze cyane kubera ibutsaga tumira Josiane nyine mbese yagaragaye nk'umuntu uca bugufi simuzi niba aca bugufi ntabyo nzi niba yishyira hejuru simbizi ariko hari yagaragaye nk'umuntu ugize gute uca bugufi yagaragaye nk'umuntu uca bugufi mu gutumira Josiane ngira ngo n'abantu basanga bamuna kuri social media no muri Brad Shower yarahari yari yamutumiye ni ibintu byiza cyane indirimbo turaje mu kanya mbere yuko tuyibumvishaho mushiki wacu wundi w'inyamasheke nawe ngafite impano yo kuririmba ufite impano yo kurira cyangwa yo kuriza abageni byose nakuriza ariko ngaho ndizaho numve urizeho Bambazani hitati narihenda sufisiti Bambazani hitati narihenda sufisiti Windiris owana shenge Windiris owana shenge Yeni mumumburize Yeni mumumburize wabyeyi Yeni mumumburize wabyeyi rekeraho ntarira uziko narigiye kurira amaye nka karabaye none buretse yaho naringiye ibyo babyita ibihozo indirimbo z'ibihozo sohora abageni mfite n'izanjye niyandikiye zo gusohora abageni ni byiza abantu baguha akazi ubarize rwose kuririmbira umukwe kumwe babicaranye n'umugeni we nk'abaririmbira bakanezerwa apo sha nta mushukazi urindagira ubu nawe wihangiye uturimo kabaye ubu nawe Kigali uraje utangire kwishumika ntabwo ibintu biba byoroshye ese bava ko nawe nakubonye rimwe uri gusohora umugeni njye mara ngenda gusohora abageni ahantu henshi nuko njye gusohora abageni abantu banga itangazamakuru bakagukamera nyine barabyanga babanze hari umuntu wasohoye ararira se ararira abageni baba barizwa n'ubusa cyane none se ubu ubu ni gute uzaba inshuti na The Ben wongera uba inshuti na Bruce Melody kandi bari abantu bajya bavuga ko none se ngiye mureke mbabwire uriya mugabo muzi yuko uriya mugabo yifitiye ikofi ndende inde aherutse no guhura n'umusaza inde Bruce Melody nimba rero bari byo bapfa kuntuza mu mbuga zabo bahuriramwe nk'abasitari ntago twebwe abafana bizagira gute ntago twebwe abafana tuzabyivangamo uriya mugabo urabona ko ari hejuru cyane arakora cyane ari kuzamura ibendera ry'u Rwanda muri Amerika niba Ben avuga ati ko yewe ati no Bruce Melody yagiye ati nanjye mba nagiye akarira urabona nanjye Maratina nzajya kumenya ibibazo bya The Ben na Bruce Melody mvuga ngo none ushatse kuvuga ko bimwe mu biriza The Ben harimo no kubona Bruce Melody yamusize none se kubera icyo atarira kuba bari kumwe mu rugero rumwe mu kibuga kucyataba barangagira gashya nta muntu ubura ishyari nimukajye mumbe oya vagira gutya aririmbira The Ben ntabwo ishyari rya Bruce Melody na The Ben nzaryegereza umutima hari imishyari koko bavuga ko bafitanye agashyari ariko biraho gusa none se buri wese ko abayeho neza ngo avuge ngo yanga The Ben ngo bava ngo ntagakunde The Ben ngo kuko nahuye nawe njye ntabwo ubu wakubaza muri bose wowe ukunda rinde nda Bruce Melody
Ese kuki wakoreye The Ben indirimbo? mukoreye indirimbo nk'umuntu ufite ibirori mukorera indirimbo nk'umuntu w'umusitari nawe ni umusitari mukorera indirimbo mwifuriza ibyiza ari nabyo arimo biravuze ngo hari itegeko ubu hari umuntu uri kuvuga ngo Vava ari gushaka ko Ben nawe azamugurira ikimasa Oya azangurire cyangwa azabyihorere ariko njye nta munyangire ngira ariko nanone uwo nkunda cyane ni Bruce Melody ho gato ku karirimbo wahimbiye Ben nubwo abantu bari buze kujya kuri channel twakoze channel nshya ngira ngo nyaboneka mukore subscribe abantu bayita Vava TV show channel ye ipininze munsi y'iki kiganiro uri kureba iki kiganiro uhita ujyaho umukore subscribe kubera ko channel ya mbere reka mbanze mbisobanure neza irahari ninjye nyifite ariko kubera ibibazo byajemo bya management byabaye ngombwa ko Vava akora channel ye bwite idafite undi muntu n'umwe bahuriyeho kubera ko iriya channel hari umugabo bita Emi bakoranaga indirimbo hari manager boss wa Gift Amoni bafitanye amasezerano na managingaga abo bose ni abantu bameze nk'abayifiteho uruhare niyo mpamvu iri hariya ariko ibyayo ntabwo ari bigoye byayo birenda gukemuka twabikozeho twarahuye twese na Vava niyo management hari ibyo twanzuye ko igomba gutangwa kugira ngo buri muntu wese akomeze ibye n'amasezerano basinyanye aseswe ngira ngo rero nyuma y'ibyo Vava afite indirimbo nyinshi cyane zindi ziri nyuma ndetse na ziriya ze za mbere zigomba kuza zikajya kuri icano hari indirimbo nziza cyane uhereye ku ndirimbo yakoreye Ben ndetse na Pamela reka tubanze twumveho akantu gato Vava uyu musura komeye The Ben utera ivi ni wowe mukukomeye muri rugo icyaro tuze kandi unezerwe Pamela niwe waje kureba uyu musura komeye The Ben utera ivi ni wowe mukukomeye muri rugo icyaro tuze kandi unezerwe Pamela niwe waje kureba tubifurije umugisha uva ku Mana muzabyare kandi muheke inshuti n'imiryango nibyo tubifurije tubifurije umugisha uva ku Mana muzabyare kandi muheke inshuti n'imiryango nibyo tubifurije akerekera abandi bajye kuyireba kuri YouTube ifite amashusho meza irakoze ibaze none iri muri studio yakozwe n'umuproducer w'umuhanga nibwo akiyizana gutyo ubu turayifite hano mu ntoki producer nawe ari hano ariko naze abanza asuze ku bantu producer wakoze indirimbo uretse gatoya manu nkwereke bimeze bite banza usuze ku bantu producer aho ngaho hari ntuzaza z'akazi hagarara hano gato icara hano gato banze usuze ku bantu mbwira ukuntu Vava wamwumvishe muri studio bimeze bite ibintu bimeze neza cyane mumeze mute amazina ninde Artizo Designer Stable Solution guturuka muri Public Records uzankwera n'izamatora nzazikora kabisa ni uzazikora n'izamatora ninjye uzazikora kugira ngo mukorane n'indirimbo ya Vava umugisha yakoreye Ben na Pamela igitekerezo cyavuye hehe kugira ngo abari we mu producers bari mu Rwanda hitamo by'umwihariko nakurikiranye ibiganiro Vava yakoze hari aho yaririmbye iyi ndirimbo hari mu kiganiro numva ndayikunze ntabwo nazi ko afite target yo kuyisohora ndamuhamagara ndamubaza ati iyo ndirimbo twayikoze numva koko nawe ahita byumva ahita araza muri studio ndamwakira by'umwihariko ngewe Vava hari uburyo nkunda naragutegeye kabisa byose nabikoze nabikurikiranye yego ubwo noneho urumva ko ari ikintu cyiza cyane rangira abantu ahantu studio yawe iri uhituna nababwira nimero za telefone ku muntu ushaka gukoresha indirimbo ku bantu badukurikiza Studio Public Record iherereye ku Ruyenzi uzamutse igihara wampamagara kuri 0786 88 9 7 41
ni ku biciro bikeya cyane. Ngewe naje kugira ngo nzamure impano z'abanyarwanda, by'umwihariko nturuka kure cyane kurenga aho Vava turuka. Ngewe ndamurenze kabisa, Rusize po ibusozo kabisa. Akaba ngiye mu producer uje guhindura ibintu hano mu Rwanda, by'umwihariko biri seriye. Mfite production nziza, mfite ibyuma bihagije, live, abashaka na sonorisation, mfite drum, mwaza tukabikurikirana kabisa. Ni ikintu nateguye imyaka 7 maze Kigali, nandi gutegura uburyo nahindura umuziki wa hano mu Rwanda, abana bafite impano badafite ubushobozi, kugira ngo mbiteho cyane nk'aba ngaba. Nuriya talent afite yiwe niyemeje kuza kumufasha, nawe narabimwemereye. N'abandi babishaka muze tuganire, mbakorera indirimbo kabisa. Public record nkuko muyumva ni studio ya Rubanda igamije kuzamura impano z'abanyarwanda. Umusaza akaba aramamaje mu kiganiro gera gutyo. Ngabugiye rero ubuturetse twiganirira. Abantu bakugane kabisa, ni ibintu byiza cyane no kuba nguhaye Noheli na Bonane nawe. Abantu baguhamagare rwose. Umusaza akora neza, afite touch nziza, ngira ngo abantu baze kumva indirimbo barabyumva. Afite uburyo numvishe ibintu bye biba bimeze neza cyane. Vava. Tumaze iminsi rero twumva saga za Brian na Yago. Yago nawe afite igitaramo kuri 22. Tuzajya kumushyigikira cyane. Abantu bazaze rwose mu mushyigikire. Suwejo album launch. Umwana w'itabagwe nawe yavuye kure nkatwe. Avuye za tabagwe. Naho ni kure. Cyangwa mwana wakuriye mu mata. Yakuriye mu mata. Kibazo. Hoye ndavuga kure ku rugendo. Ariko hose ni mu cyaro. Ubuzima bwo mu cyaro bwose bari bumwereka. Ubuzima bwo mu cyaro harimo gutashya, kuvoma, kuragira, kugira ute. Nta cyaro cyiza. Kotsa dibari. Nyirankono. Kotsa runonko. DJ Brian na Yago bamaze iminsi bafitanye akabihu. Waragakurikiye? Abari gutwika ariko. Bari gutwika? Aya bira bintu ni ibyanyabyo. Wese wabyumvisha ute? Ngewe ni mureke mbabwire. Ku cyubahiro cya DJ Brian, ku cyubahiro cya Yago. Ngewe Yago araza akavuga ngo hari aba DJ ngo hano hanze ngo bifate bakaza ngo bakarira. Yago ntago yigeze avuga yuko ari DJ Brian. Ibyo? Bo ku ruhande rwa DJ Brian nawe ati Yago atanywa itabi. Bari abantu barahanganye, umwe ararakaye n'undi agize gute ararakaye. Ariko ngiye message nabaha na Bibiliya iravuga ngo bana b'Imana mwirinde gushihagurana mutagira ute mutamarana. Nimba hari ikibazo kiri hagati ya DJ Brian na Yago, ni ngombwa ngo bakizane kwitangaza amakuru. Ese uwo Yago niba bayanywa itabi n'abapolisi bari hano bashinzwe kumubaza ko anywa itabi, DJ Brian nawe nimba hari abana zakarira iyo nkunga ikaboneka, impamba y'umwana ikiza nyine ya nkunga DJ Brian akayibyaho. Ntago DJ Brian azajya yirukanka ku bana ngo ataha burashi. Agomba gufata bya 500 bamuhaye akabigaburamo kabira kanganya akagiraho aho yo wa mwana naje. DJ Brian nta kosa arimo. Urumva? Ku ruhande rero rwa Yago nawe Yago tumufata nk'umusore w'indangagaciro, kandi ni umusore w'indangagaciro. Bantu bavuga ngo yateye inda, bakobwa namwe mujya kureba Yago. Yago ni umusore ushyukwa, ntago ari ikireba. Mwaba ko ngembaye gasopa. Yago ni umusore muzima, si ikiremba n'ujya kugamiwe akagutereta. Yago akagira gute akaryamara nawe kuza kwitubwira ngo Yago yagusambanyije nta kintu dukura minyungu. Ahubwo ngwino uko ari kiganiro uvuga ati ngiye Yago yaramemukiye kuko ntasume yamaye. Urumva? Ntasume yamaye ngo mbe ko twabyaranye. Kuza ngo n'amazi ngo n'inzoga bayimennye mu itorosho bakayikamuna ngo Yago yabinywa. Urumva icyo ari ikiganiro uzaniye abanyarwanda. Ikiganiro uzi ko kitari bugiraho kidukura naho kitugira. Birekere mu mutima wawe. Urumva? Ayo makimbirane izo mpaka mwazirekeye hirya muzizana mu itangazamakuru kubera iki? Uko niko kuri. Ariko Vava ukuri. Ukuri wumvishemo nukuhe? Ukuri mpande zo. Yago nyine ni umusore, sibyo? Ibyo akora afite umubiri yakiranje nk'abandi basore. Niba ateye umukobwa inda mwishyira kuki? Cyane rwose. Ibyo bintu mwise kwiyaranja ni ibiki?
kwiyeranja ntago ubu muntu yafata umubiri we akavuga ati oya ubundi nyine ku bakristo uba ugomba kwihangana wakumva ukeneye umugore ukagenda ugasaba umukobwa mugashyingirwa ukamushyira mu rugo ariko uwo mubiri wananiwe nyirawo ugomba kwiyeranja agapfa gukoresha ako gakingirizo cyane nabonye avuga ngo yagiye ngo yugama ngo imvura wugama imvura nyine nese ko wugamye imvura nyuma yaho uragarutse ngo yagufashe ku ngufu nawe watakiye ntiwagiye kwa muganga ngo umuntu afashe ku ngufu ngo yansatuye barabibona ugiye kuri YouTube ngo nje yago yansambanyije ngo mwatsi kinini ngo arakinye wowe ugenda ukakigurira uzagira ngo uri gusebya yago nawe utagize gute muvandi nawe utiretse kandi wisi iryo bangaje wagira hirya ukarambagizwa n'undi yago nawe ni umusore ufite tara yo kurambagiza urabona kuza kumusebya ngo yagusambanyije bizakuraho indangagaciro yiwe mujya mugira ubwenge hari ibintu bigomba kubera mu cyumba bikaguma mu mabanga yanyu mudakwiye kuzana kwitangazamakuru imbere y'abafana uko bateretanye ntawe uhari abari babiri bajye banabyigumana ikintu cyabereye ku karubanda nicyo uvugira hehe ku karubanda kuko kiba kizwe ariko niba ikintu cyabereye mu nzu muri babiri wiza kumva ko uri gusebya yago nawe uraseba uri kumva ariko ngo abakobwa b'inyamasheke na ni Rusizi ngo ngo ntibapfa gutereteye ngo baba bari ngo baba bari bizi gushaka amafaranga cyane indangagaciro zacu ibintu biba byaratubabaje abo batera inda se bazibateranye kuri Bluetooth cyangwa oya abana twasize mu makaritsiye ne barazibata babyaye ababahohotera nyine baba bahari ariko abashimira tugira indangagaciro zacu nta muntu ugipfa kutumenyera uko yiboneye nta ndangagaciro zarusha abandi bakobwa ahubwo vuga ngo buri muntu wese aba afite uko mwanjye ubu mbaha sinzi kwa Sama hariho nkabaho simenye kwa Yago ahariho kandi twakoranye igihe kinini nawe wa mukobwa we uwabigizemo uburangazi urumva niba uzifata imvura ikagukajya kure mu musore kandi uzi ko umusore afite amaraso y'ubusore uzi ko atari ikiremba urumva akakwongorera rimwe akagushima kabiri nawe uzaba wabigizemo iki uburangare none se urumva ngiye vuba naza kuri YouTube nkavuga ngo bamfashe navugije induruse naza nkakubwira ngo yanze kumisume nta bushobozi mfite none Sam nkorera ubuvugizi ndekwara umugira neza urampisuma ariko wihindukira uvuga ngo Yago ngo nakaraya ngo Yago ngo yamfashe ku ngufu ngo Yago ngo yagize gute so umusore se nta maraso y'ubusore afite hasoni namwe abakobwa muba mwabigize mu ubwenge buke aka kantu ibintu bavuga nibyo nubwo numva ashaka kuba yarabirakariyemo arega kuza gufata umusore nk'uri ukavuga ngo yagusambanyije ngo yakwimye kinini cya 5 wakigurira iryo bango karimira uri kuza gutangaza ibiki ko atari ibitaramo ngo uri gutangaza abantu ngo barangira ibitaramo urumva izo nkuru z'amazimwe n'amatiku mwagiranye abantu barazikora nk'iki ko batazagenda ngo bamufate ngo bamufunge ku ngufu bamuhondagure ngo Yago yakosheje ko batazagenda ngo bamufate bamuhondagure ngo Yago ngo yakoze amakosa kandi uri muguru uzi ubwenge noneho vava abantu badukurikiye bitegure ko kwa gatandatu uzataha ubukwe nzabutaha we uzabutaha abantu nimba ari ikintu bategereje niba uzi ko tuzagenda kuko kugeza na n'uyu munsi wa mugabo niba invitation yarayohereje simbisi ariko buretse tujye duca impaka we invitation urabona uzayibona azitumira mu cyaro ntihabaga hari abatumirwa n'abizanye invitation bwa mbere manager naramuhamagaye arambwira ngo hari umuntu yagutumyeho ngo niwe ugomba kuyiguha imbara yibahaye bakayigumana bazayigumana invitation yawe yagombaga guhabwa umuntu ngo mwari muri kumwe muri kure ya port none se hari abanyamakuru benshi uwo muntu ngo yari Emi wo kuri 3D Emi nawe bivuga ko invitation bahaye 3D itigeze ijyayo kandi yari itumiwe ntago yigeze itaha ubukwe bwa ubundi fata ku mavuta na 3D kandi twari turi kumwe turi gukorana ibiganiro umunsi ubu urumva ko ntago yatashye ubukwe ntago yigeze ajyayo ubwo bashaka kuba harimo mu za timu za Beni n'iza Medi nuko rero yashaye Emi nawe n'umwana mwiza kuri Emi nyawe n'umwana mwiza
ariko ubundi iyo invitation nimba Eminya wari uyifite reka nci impaka zi invitation kuko abantu baba bari kumpamagara ngo ese Vava ngo nimba mutaramuhaye invitation mwabitubwiye cyangwa ngo ku munsi ngo w'ubukwe bwa Ben wiri urira ngo kubera ko bakwimye invitation ukuri twiwe ku Ruyenzi turi gukora indirimbo numva nabikurira guta n'umunezero Yesu yari yanyirijemo ariko gitaha ubukwe bwari ko bari bwiza wabonye Josiane wataraberewe mu mukenyero ameze neza akava nta kantu kajemo kiki nyine ko kubitekerezaho no kubabara wapi ntago nigeze mbyitaho nge nashidutse bari kunyereka amafoto biri kuba nubwo nazindutse nigira mu biganiro hanyuma nza kujya ku Ruyenzi nyuma ntago nigeze mbyitaho abantu mwambeshye ngo nararize sinjya mpfa no kurira abantu benshi bari bababashwe n'uburyo waciye intege Joyeuse mu bijyanye n'urukundo rwe na Juno namubwiye ntago Juno yabimubwiye ariko Juno n'umwana mubi bavuga ko wagiriye ishyari undi mwana ariko Joyeuse yarahindura bati buriya Juno nicyo mukundira ataho uko buramenye yuko nyine amenye ko cyasheri yanga atazi ko ntazi kuririmba n'amarangamutima nawe yahise abivamo nabonye akavideo ka Juno bari kumubaza aravuga ati rwose uriya mukobwa ntazi kuririmba zabiririmba ati biriya bintu nabyihorera nyine Joyeuse we ntago n'ubundi asanzwe agira gute aririmba yavuze ko ari iki yego ari iyo bigeze kuri Juno ndakubita kandi ikintu ukarwanya ngo urukundo rwabo njyese ndarurwanya mana yanjye ngo rufitiye ishyari nta shyari ndufite ubeje bundi bakoze igikwe ariko ubwo bukwe bwabujijwe n'iki kuba harya ni riri wayizi Ariel Weri azabagiye se azabagiye azaba yabenzwe ubwo bukwe ni bubi kuva Latina ngo ariko nibuba bizagenda ute sha bora bukwe ni bubi zamera abapasta kuri nzacuruza amashashi n'amata oya se kandi mwagiye muvuga ko ikintu ari agatwiko ariko shaje ibaze ngemba mbona Joyeuse na bakikorera ubukwe pe nande na Juno shara umwana mubi kuko buri umuntu arega akunda abana n'umuntu umukunda abari sawa none se buriya Juno batamukunda se Joyeuse abaye se namukunda niyo musohoka aravuga ngo ngeneye neza ngo ndi na mwiza nese niko biri buriya ntago ariko kuri ikintu cya mbere nyine ari proud y'uko njye mureke mbabwire njye numvaga ko Juno ari umusore ufite tara nk'iya ba Deben urumva ari umusore mbese uri hejuru cyane mbese nawe wagira ku rwego rwo gutereta ba misi njye nuko nyine nabitekerezaga simuzi ubwo mbonye Joyeuse yakoze ikiganiro ndabana ngibi dahuye ariko nta kumwibasira kuba Juno yarahaye umwanya Joyeuse ntabwo bivuze ko Juno aciriritse ahubwo ahereza agaciro abafana buriya Juno njye naramukunze cyane twese batujyana mu mujyi bakatwishyura n'amagemu no mu modoka zabo tuvuga ko babaye abagabo bacu we babarata ako Vava nawe ngo ufite ukuntu ufite umudiaspora ntoya umudespora ngira n'uwo mu mama undi ni umuntu wadukoresheje indirimbo nayo igiye kujya hanze we nande Ozbi Mr Ozbi sumuzi kandi warakuzi yego ngabo bantu ngira hanze mana Valentina njyewe Yesu wanjye aziko mvugisha ukuri abandi rero bo muri Kenya niyo mu Birigi nabo nzi ese abantu benshi bakunda kuvuga ati bava ukuntu yasirimutse n'ukuntu asigaye ameze ubu ngubu abasore b'i Kigali batangiye kumukora mwakazi mu magato ngo baye basore naragoye Valentina umuntu usirimura ni Marene wanjye abahehe mu Bufaransa niwe ugira gutya akantu ibyo 100 nanjye nkayabara neza nkavuga ngo ndavanaho ukwezi kw'inzu ndavanaho ihene ndavanaho umwambaro nuko hari akantu gato tugiye gusorezaho tukomeza kubwira abantu ko ngira ngo indirimbo Vava yakoreye Ben yasohotse biri hanze uri kureba iki kiganiro bitujya muri link urabonaho ukore subscribe ni channel nshya ya Vava duhereye kuri 0 ni channel ye wenyine nta wundi muntu mushyiraho subscribe ndamukande n'ishuri 10 uyu muntu mwemere gukora subscribe imwe gusa
inshuro 10 ahubwo bajye bayireba banayisharinge bayihe n'abandi bahereze na bagenzi babo nibyo byaba byiza kurutaho. Iyo wumvisha ari nk'umuntu ushaka kubona uno mukobwa w'Umunyamasheke ni wowe umuzanye nge ntago nari muzi akavuga ati bava kasigaye acudika n'abakobwa ra buriya nawe ntago yabaye babandi umva sha turacudika ariko n'ubu nago nzahana basini najya no kumusura na rimwe ariko nawe uzutinya ko yagufata oya ngiye rero ubundi ukuntu neva ati n'umunsi wanjye nzinduka mu gitondo nimba ari igikoma nteka nkagiteka nkagisiga kuri gaze nkajya kuzana amata nkasukamo nkanywa nkagenda niba ari ibiganiro bitatu ntibukore nkabikora nkataha nkajya guhaha mu gasoko k'abagore nimba ari amashaza n'ibitoki nkaza nkaguma mata bya bitoki ntetse n'amashaza nkahisha njya muri dushe njya ngira gute njyama iba ari kujya kuri YouTube nkajya kuri YouTube niba ari ukuvugana n'umushuti wanjye wenda se nka kuri iyi Imana izanyuriye mwana w'umusore akankorera indirimbo nkaba ndamuhamagara ntimwatashye mwakoze niba ari sa mumamagara sabu umeze ute nibyo naho njyewe uvuga ngo muri gato ye uzi ko ambonye muri gato azaza bitangaza nge gato ubwo iyo wumvishe ngo abantu nabatinganye ibyo bintu ntabwo bigutera ubwoba nuko beshya abantu saba batinganye gute uyu mukobwa ntiyagutereta abaye oya se kandi reka twebwe turi abantu bazi Yesu wabindi bavuze ngo DJ Brian ngo agiye ngo akanda ngo amabuno y'abagore ngo bari ngo mu kabyiniro nese DJ Brian nimba yahuye nabo bari gusabana bakabyina agakora ku kibuno cye ubu nakora ku tugu rw'uyu nguyu tukabyina tukitwa DJ Brian baramubeshya ntago ari umutinga nyine twahita tubaye batinganye n'abaravuga ngo arya amafaranga aramaze bose ko batakoze nk'ibyo yakoze naba nawe barayamuha nibura akaryaho agafasha nabo bana witwa Yige ngo ubana na mugenzi we sumuzige Ige ndamuzi ngo abana na mugenzi ariko mana mabara ese yumva mugire santima ariko hari n'undi ubyemera bita Sadunda we ntabyemera Sadunda se n'umutinganye ko afite umugore kandi aba yambara amajipo n'ibiki yambara amajipo nyine ari gukina mantuza amakomedi afite umugore Sadunda bya bintu nagatwiko ese buriya wagirira umuntu santima mudahuje ase bundi namujyana iwacu ngo uyu mugabo nzanye nje kubereka umugabo nk'ubu ugasanga ubana n'umukobwa muri geto oya ku bana babana mugatingana ubwo wazahibuka imbere ya Yesu we okay aba turi kugana ku musozo ngira ngo twatuje kuvuga ku ndirimbo ya Vava bita Umugisha yakoreye Ben na Pamela ikaba yamaze kujya hanze ikindi kandi turi no kuvuga kuri mushyo wacu harya ni Fina mtoto wa Nyamasheke nawe akaba yinjiye mu ruhando rw'umuziki ubwo vuba nawe aratangira aratangira kudutamo ibintu by'ibiririmbo biraho bimeze neza mwumvisho kandi afite uburyo ariza abageni ni byiza cyane gusohora indirimbo z'amatora mfite indirimbo nziza cyane wakoreye umusaza nkunda cyane muza ku mutima cyane ndamukunda cyane yego Vava ntago ngewe turi gusoza umwaka ni ibintu byo kwishima ariko nanone uvuze ku matora mpita nibuka ko nubundi turi kujya mu mwaka utaha kandi bizayimeze neza cyane kandi Nyamasheke se cyangwa tuzajya Nyamasheke cyane kuko tugomba kuyuguka n'ibintu byose bigomba kugira ute bigomba kugira bikomere ibintu byose bituruka hasi umwaka mbesengera n'ukuri tuzajya Nyamasheke ngiye namaze navuganye na Vice Mayor Mayor ntago turavugana ariko nawe tuzavugana namubwiye ko tugomba kujya mu rugo tugahashyira umusanzu wacu mu gihe cy'amatora abana b'Anyamasheke tugomba kujya kwamamariza Nyamasheke okay ngira tugana ku musozo ugiye gukora indirimbo y'amatora ibyo ari byo byose hari icyo ubona wishimira u Rwanda rwagezeho wishimira iki umva njyewe nubwo kanjongo cyato bakiri kurira ariko kuba twarabonye umuhanda nzinduka nkajya Nyamasheke nkagaruka uriya musaza Imana izamuha umugisha kandi njyewe nakuze numva iwacu bavuga ngo perezida ngo ni umugabo ndi umwana njye naramuzi ba data wacu bakazinduka bavunura urabona bataramumivura amayoga bagatereka bakajya ku kagari bahitaga kutubuye habaga ibibuye habaga umuhanda urimo
yabo yateye ubwo bakajya mu matora, bava mu matora nyine bakaza bakaganira ati perezida atarakora, ati witwa Habyarimana ati yagiye n'amabati y'abatwa atayishyuye, aturara dukorera, ati ni umugabo. Njye rero nkura numva bavuga ngo ni umugabo kugeza na n'uyu munsi. Ubwo nawe utangiye kubona ibikorwa yakoze. Yego. Fine nawe warumbwiye ngo hari indirimbo nziza wakoze y'amatora igamije kuratira icy'abantu. Igamije kurata umubyeyi, kuvuga ibikorwa yakoze, kuvuga ko yakoze yavunitse, ko igihugu yakivunikiye ko ari iki. Yego. Ya ni byiza cyane, ngira ngo nibyo by'inyamasheke nihiyongeraho ibaze na Fabrice noneho ni umubyeyi yo kabyara. Man, ndumva ibintu bizaba bimeze neza cyane. Indirimbo zaba ari nziza cyane. Chano yanjye bazayisanga kuri chano yitwa Umugisha Fina TV. Umugisha Fina TV, ubwo ngira ngo nawe niho hazajya anyuza ibikorwa abantu bagiho bakore subscribe nkuko bisanzwe n'ubundi. Vava, gira ikintu bwira abantu bagiye gusoza umwaka rero, bamwe bari kwishima, hari n'abawusoje nabi. Yego, urababwira iki? Ngewe abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko umuntu wicara agatekereza kuri Vava, uhereye mu Rwanda kugera hanze mu mahanga, kugera mu Bufaransa, abamama b'Abafaransa bavuka i Burundi